ibihe byiza cyane kuri mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi. Iyi ngiyi akaba ari umwami w'umwana official, nge nk'abandi umwami muto bisanzwe. Reka mbabwire ngo uwo twakwita Miss Naomi babwira ngo yasembuye. Miss Naomi yerekanye ibintu byatumye ahabwa ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda, abantu barayavuga. Ishimwe Naomi wegukanye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2020 uzwiho kugira uburanga n'uburangaza benshi, yifashishije imbuga nkoranyambaga ze yasangije abakunzi be amafoto yemeza cyane agaragara uburanga bwe bwatumye yegukana ikamba rya Miss w'u Rwanda 2022, maze abakunzi be batangira kuvuga bitewe n'uburyo bamubonaga. Kandi njye mbagezaho amafoto bimwe no mu bimwe abakunzi be bagiye batangaza nyuma yo kubona aya mafoto ya Miss Naomi. Ibi byose ndaje ngenda mbibereka muri video ndibuze kubakorera, mbayereka ukuntu uyu mu Miss yambaye icyatumye abantu bavugishwa banavuga ukuntu Miss Naomi yari yambaye. Gusa Miss Naomi ni umwe mu banyampinga b'u Rwanda bakunze kwigira blague, bakunze gusetsa, nyine yifitemo imana y'ubukomedi, mbivuge gutyo. Ni umwe mu bakobwa beza kandi umwe mu bakobwa bagira agaciro, ni umwe mu bakobwa w'indangagaciro, ni umwe mu bakobwa bihariye, nyine tubafite umwihariko wabo. Ni umwe mu bakobwa gusa bakunda kwisekereza, ni wa muntu ushaka kuvuga ibintu nyine bisekeje, ni wa muntu ukunda kwigira blague. Ni umwe mu bakobwa boroheje bari easy. Reka mbabwire ngo ndaje ngende mbereka bimwe mu byo bagiye bamumvugaho, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro.